Twanye kubasuhuza amazina yanjye nitwa Iradushime ni uhagarariye HTV Channel ni urubuga cyangwa se ni YouTube channel aho tuzajya dukora promotion y'ibikorwa hirya no hino byaba bijyanye n'ubucuruzi cyangwa se tourism, ariko objectif yacu no kugira ngo abanyarwanda bashe kumenya ibirimo kubera hirya no hino ndetse n'ukeneye service amenye aho yishakira. Uyu munsi rero twasuye Akarere ka Nyanza nyuma yuko leta y'u Rwanda irimo gusaba ko abantu bakora promotion ya tourism. Ubu turagenda tuzenguruka tubaza abantu uburyo babifashe ndetse tunasure n'ahantu inganda abikorera giti cyabo twumva uburyo bafashe iki cyemezo cy'inama ya ministre, maze abanyarwanda hirya no hino bitewe na service baba batanga babasha kuyimenya, babasha no kugira umusanzu twumva umusanzu baba batanga biterambere ndetse natwe tugire umusanzu dutanga kugira ngo abanyarwanda babashe kugira kumenya ibibera hirya no hino. HTV Channel contact mwadushakaho igihe cyose mwamukeneye yuko tubakore ubuvugizi dukora promotion y'ibyo mukora ni 0788868210. Amazina yanjye nkuko nababwiye ni Iradushime, nishimiye kubana namwe. Mukore subscribe anytime yose amavideo yose yabari twauploadinze mwasha kubona amavideo ndetse tuzashira n'urubuga website aho muzajya mukura amakuru yose tuzaba tubagezaho hirya no hino, bityo bigufashe igihe waba ukeneye service, igihe waba ukeneye amakuru ajyanye no hirya no hino ubashe kuyamenya. So nishimiye kubana namwe, dukomeze tubane namwe, murakoze cyane. Murakoze cyane. Uyu mwanya twasuye Nyanza uko mureba ni HTV Channel. HTV Channel ifite mu mushingano zo kugira ngo tumenyekanishe ibikorwa biri hirya no hino abanyarwanda basha kwimenya. Twasuye Akarere ka Nyanza. Akarere ka Nyanza rero ubu turi mu muhanda turimo kugenda tureba abantu twabaza amakuru, tugize amahirwe ko turi kumwe n'uyu mwari nagira ngo muhe iyi present. Amazina yawe n'icyo ukora? Murakoze cyane, nitwa yagize Iradukunda, ndi umunyeshuri muri College of Science and Technology cyangwa se cyahoze ari KIST. Ntuye hano i Nyanza. Ndumva bihagije. Merci beaucoup Joyeuse. Twaje rero kugira ngo tuvuge ibyiza bibera i Nyanza. Uko nimba ukurikira amakuru mwabona ko inama ya ministre yatanze favor yuko noneho ibikorwa bijyanye n'ubukerarugendo byongera bikavugwa bikana promoted. Byumvise gute, bifasha ute? Byatunejeje cyane kuko biragaragaza intambwe nshyashya cyangwa se intambwe nziza turimo dutera nyine mu kurwanya iyi corona, kandi ikindi nanone bigiye gutuma umujyi wacu wa Nyanza wongera kugira abantu, twongere dusurwe. Twajyaga tugira muvoma nyinshi nyine hano, haza abanyamahanga, abanyarwanda se batari bagera hano, ariko muri make twe byatunejeje kuko ahangaha muri Nyanza nkuko mubizi tuvuga ko ari ku gicumbi cy'umuco, niyo yari capital city mu gihe cy'ubwami. So rero nyine ahangaha turi kwishima cyane kuko ubucuruzi bwacu buri bwaguke ndetse n'aba mukerarugendo nabo biyongere baze badusurire ibyiza byacu bitatse Nyanza. Merci beaucoup. Nk'umuntu utazi Nyanza nibihe bike watubwira biri Nyanza byatuma umuntu ava i Nyagatare akaza hano aje kureba Nyanza? Hano i Nyanza hari ibintu byinshi, hari mu Rukari ahantu umwami yabaga, hari mize yindi yitwa Kwigira ahantu hari ibintu bya art, hari ku Musozero hariya Imwima aho abami bashyinguye, hari n'ahandi henshi cyane hatandukanye i Nyamagana. Mbese hano dufite ahantu henshi hatandukanye wavuga ngo uje uhabona umuco kandi uje uhabonera ibintu byinshi utaruzi. So rero hano umuco n'ibijyanye nawo turabifite byose. Hari inyambo akaba n'amata. Amata se ushaka amata ubu ngubu yakomangahe? Amatara hari rwose, dufite muri Zirakamwa, dufite muri Nyanza Diary ahitwaga kuri Leteri. So amatara hari kandi meza, ngira ngo nta bantu baduhiga mu mata hano. Murakoze cyane. Nagira ngo nkuko wumvise HTV ni shasha, ntabwo abantu barayimenya, ariko dufite vision yuko murayibona your success is our target. Uko ubibona, uko wumva akamaro tuzagira abanyarwanda bakahe, cyangwa se nibihe wakangurira umuntu kugira ngo akora natwe, cyane nikihe twifuriza muri ibyo wumva twagera n'umusanzu turimo kuzana waba uwuhe ukurikije
intego dufite. Mbere na mbere turabanza kubashimira ko mwadusuye, ni byiza cyane muri gupromotinga akarere kacu ka Nyanza, muri kugaragaza ibyiza birimo, so icyo ni ikintu cya mbere cyo kwishimira kuba ari naho mwabanje guhitamo kuza. Ikindi kandi nanone biri gutuma abantu bazajya bamenya yuko i Nyanza hari ibyiza byinshi, muri make murimo muradukorera promotion. Rero ngiye navuga ngo YouTube channel yanyu ni nziza, iri kudufasha, iri gutuma ibikorwa by'ahantu hatandukanye bimenyekana, nkatwe nk'i Nyanza ikishoboka cyose mwatugeraho, niko ndimo ndabibona. So rero ni byiza cyane, ni ukudufasha, ni uguteza imbere ubukerarugendo bwacu, kandi ikindi nanone ni ugutuma abantu n'isi yose bamenya yuko i Nyanza hari ibintu bidasanzwe. Rero ni byiza cyane, tuzabakurikira kandi namwe muzatugeza ku bintu byinshi bitandukanye. Ndumva ari ibyo ngibyo, murakoze. Merci beaucoup. Tubaye dushoje mu mwanya waduhaye, turagushimiye cyane. N'abakeneye yuko tubasura, kuko intego dufite n'imwe, no kuvuga ibyo mufite, ibyo mutanga nka service. Telefone zacu ziragaragara kuri screen. Twari mu kiganiro kijyanye n'ubukerarugendo. Imana ikomeze barinde. Ciao, à plus. Merci.